hanyuma Godase niki uje kubwira abanyarwanda Imana ije gutumye ku Iramiro TV dusogonye so gatoya. Kwa kabiri wa Bonani Imana yaransanze irambwira ngo mbwira abantu muri mwaka 2025 irambwira ngo ije gusa ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko ukabona hano yagiye agafata izina akagerekaho church ariko wasengera ukabona ngo umupasiteri wawe akora deliverance akora no mu mabere. Ibyo bintu Imana yarabibonye. Abaho umwanya aka kanya harimo benshi bamaze guteshuka bakajya mu bindi. Imana yarabibonye rero niyo mpamvu rero igiye kuza gusimbuza. Imana yarambwiye igiye gusimbuza abantu banze kwiyumvira ije kubasimbuza bayumviye. Muri make izanya basimbura. Imana izanya basimbura. Intebe wicayeho niba utarayikiranukiyeho Uwiteka aje kugusimbuza. Imana yari maye kwa kabiri wa Bonani. Hari byo ngenda mbona nyuma yo kurima. Ibyo ngenda mbona byinshi. Abahanzi benshi bagiye baca amafaranga Imana ikababara kandi yarabahaye impano barushye. Barangije bahitamo kujya bayigurisha. Ariko Imana irababara. Bamwe niba nagihamagara ho mvuka. Twigize kumutumira tumwemerera 100,000. Yaduciye 100. Turarimo haraza indirimbo ebyiri ahita asubira mu modoka ngararangije. Twari tumwizeyemo iminsi 2 mu giterane. Abaradukase icyo gihe urwego yaragezemo ntiyarakivuga. Ntabwo yavugaga, yari afite bodyguard bashinzwe kuvuga wacecetse. Numva twagiye kumusanga mu modoka tumwe twari tugufite iminsi 2 araceceka bodyguard we bahita tubwira ngo mwongere irindi jana kugira ngo agaruka aririmba izindi. Urumva rero ibyo bintu byababaje Imana. Yes, tubahaye ikaze mwese mukurikiye channel yitwa Iramiro TV. Amahoro y'Imana bane namwe muherere ku mpera z'isi zitandukanye. Nibiwanya ari mu gitondo gira igitondo cyiza, niba nijoro gira ijoro ryiza. Twifurije impagarike mu bugingo bwanyu. Imana igomeze kwitaho kandi igomeze kubanezeza. Abadufite mu Imana biri bahe. Abari bakomeretse imitima, Imana bakomeze imitima kandi bomora imitima kore yo yomora imitima. Hanyuma abagize ibyago mukomeze kwiyangana Imana bakomeze. Abarwaje abantu mu bitaro namwe Imana izibakiriza abanyu mu izina rya Yesu. Hanyuma nkuko mubizi rero iyi ni channel yitwa Iramiro TV. Kora subscribe, share, like, comment, sinize nabandi. Tujya dufata igihe tugasoma ibitekerezo mwanditse cyangwa se comment mwanditse tukabisoma. Shobora ngo comment zanyu cyangwa se like ya share zanyu na comment zanyu cyangwa se ubutumwa bwanyu n'ingenzi. Hanyuma turabashimiye. Nkuko twababwiye ko tuzatunyaruka tukabazanira abatumirwa batandukanye, uyu munsi twanyarutse tunyarukira ku mubyeyi usa neza, afite amavuta y'Imana, arasa neza arakeye, ari amavuta y'Imana. Uko asa rwose agaragara nk'umuntu Imana iri muri we kandi nukameze rwose n'ibyishimo afite turabona ameze nk'umuntu Imana muri iyi minsi iriwe. Nene magambo irahari iriwe. Hanyuma toreka tutaragira kure twanze mwakire abanze suza abantu dukurikiye Iramiro TV. Ishimwe cyane. Amen. Ndabasuje abantu mwese mukurikirana televiziyo Iramiro TV. Yego ndanezere kubana namwe muri uyu mwanya. Yego urakoze cyane. Hanyuma ndatinze reka tumusaba anatubwira amazina, tubwire niba ari umukobwa cyangwa ari umubyeyi, tubwire niba afite umugabo cyangwa niba ntawe afite, byose tugiye kubana tubane tuziranye. Yego amazina njye nitwa Musabyimana Godase. Ndi umubyeyi ufite umutware n'abana 6. Yego. Abahungu 3 n'abakobwa 3. Yego. Sengera ku itorero rya Nzove. Paruwasi yacu n'Igihogwe. Yego. Ndumva ari byo. Hanyuma Godase urakoze cyane. Umurimo w'Imana ukora ibijyanye n'iki? Umurimo w'Imana nkora ivuga butumwa, nkora n'ubuhanzi kazi umuhanzi. Mu yandi magambo uri umuhanzi. Yego. Mukanyura ducishizo twumva uko bimeze dusogongere. Abantu bwose bagira amatsiko kumese mbavugira. Bazavuga ati uyu muhanzi buriya turirimbi. Tutaratinda reka tubanze twumva uko bimeze dutanye dupfunyirira ku byo badupfunyikiye dukubitiro gato yakondirimbo. Uzwi ku ndimbo yihe? Ndimbo ivuga ngo Imana igiturwanire twasenze. Yego. N'indi ivuga ngo umuraba w'inyanja. Dukubitiro Imana igiturwanirira. Ducishiriza turyoherwe rwose. Imana igiturwanirira iyo twasenze, igitubera amaso, imigambi ya Satani ikaburizwamo. Imana igiturwanirira iyo twasenze, igitubera amaso, imigambi ya Satani ikaburizwamo.
amen 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 ko mufite amabutara. Hanyuma iyi ndirimbo umuntu yayishatse ikoreye audio n'amashusho. Mfite album ebyiri z'ama audio na video. Babibariza ibyo bintu babishatse. Babibariza kuri channel yanjye yitwa M Go Dance Official. Nyarukira kuri M Go Dance Official, muntu ukurikira Iramiro cyangwa se muntu nyine wabaga ku Iramiro bya no kwa Go Dance, nyarukira urebe kuntu bimeze M Go Dance Official. Hanyuma ugende umwe subscribe, ukoreshe share, like, comment, usangize n'abandi. Imana izagumugisha mu izina rya Yesu. Hanyuma Go Dance uratubwiye ngo uri umuhanzi, uri umuvuga butumwa, ibintu bifatanya gute cyangwa se kugira ngo bishobore, ni irihe banga ukoresha? Ibyo bintu Imana nabanje guhabwa cyane niyo kuririmba. Kuririmba ni Imana nahawe mbikuye ku muhanzi nkunda cyane witwa Gerardine. Nakundaga kuririmba indirimbo ze cyane bakananyitiranya nawe. Kujya n'igihe musaza we nyumvishe arambwira ati ngiye, ahita ahamagara mukuru wanyumvishe mushiki we, ahita ahamagara mushiki we akinyumva, ati mbonye umuntu muririmba kimwe muvuga kimwe. Mbega nakundaga kuririmba indirimbo za Gerardine, nkajya no kumusura nkasanga afite akazi kenshi kubera gutumirwa cyane, nkagenda nkamufurira nkamukorera akazi, bikamwereka ko mukunda, kuko iyo ukunda umuntu ugomba no kugira ikintu ukora kugira ngo abone ko umukunda. Rero bituma nanjye Imana ibiheraho impano y'ubuhanzi, kuko nanjye narabisengeye, nagiye kwirotrova Imana yampaye impano y'ubuhanzi. Kweli urakoze cyane. Ufite ivuga ubutumwa naryo ryaje nyuma. Urumva rero aho ntumiwe, hari aho ntumirwa ngiye kuririmba, naho ntumirwa ngiye kuvuga ijambo. Urumva byose ndabifatikanya hamwe n'Imana iramfasha. Iyo nasenze irandwanirira nk'uko nabiririmbye, iyo nasenze Imana ibimfashamo. Uvuga ngo ibanga wamenera abandi, wabwira abandi no gusenga, kugira ngo ugire amavuta n'igikundo no kugera kure n'ahandi hose na za Dubai na mu Canada hose no gusenga. Hanyuma Go Dance urakoze cyane, ko tubona ari abakozi b'Imana tugenda tubona bagenda babivangavanga, ari abahanzi, ari abavuga ubutumwa, ko uri agatambira hose, biza niko nabivuga, mbese urimo byose. Urimo byose. Hanyuma ko tubona ari abakozi b'Imana bagenda babivangavanga, twaba turi mu gihe cy'imperuka, twaba turi mu gihe cy'uko Imana iri gutwikurura bari batwikiriye bari mu murimo wayo, twaba turi mu gihe cy'uko Imana igaragaje abantu abo bari muri bo, imbere muri bo. Niki wowe bibona ute, bifata ute ubonye abantu b'abakozi b'Imana bari kunywa inzoga n'ibindi bari gutongana, bari gutukana, ibira bintu bifata ute? Ibira bintu ngiye mbifata, bamwe turi mu minsi y'imperuka, Imana iri gutwikurura. Imana iri kugenda itwikurura, iri gutwikurura abahanzi babandi bacaga amafaranga yarabatwikurura, bamwe yabaciye no ku ngoma. Bajya guhamagara umuhanzi akakubwira ati banza ushyire ijana kuri telefone. Hari umuhanzi twize gutumira iwacu za Rwamagana aho mvuka, twigize kumutumira tumwemerera 100,000, yaduciye 100. Turarimo haraza indirimbo ebyiri ahita asubira mu modoka gararangije. Twari tumwizeyemo iminsi 2 mu giterane. Abaradukase icyo gihe urwego yaragezemo ntiyarakivuga, ntabwo yavugaga, yari afite bodyguard bashinzwe kuvuga wacecetse. Numva twagiye kumusanga mu modoka tumwe twari tugufite iminsi 2, araceceka. Bodyguard be bahita batubwira ngo mwongereho irindi jana kugira ngo agaruke aririmba izindi. Urumva rero ibyo bintu byababaje Imana. Abahanzi benshi bagiye baca amafaranga, Imana ikababara, kandi yarabahaye impano barushye, barangije bahitamo kujya bayigurisha, ariko Imana irababara. Bamwe niba nagihamagarwa baraho gusa. Rero ku bwanjye numvaga abahanzi bakongera bagasubira mu murongo wo gusenga, abajya bahamagara bakajyayo, icyo Imana yabageneye ikakibaha. Rero akenshi bagiye babaza Imana, n'abavuga ubutumwa benshi akabanza akavuga ati ngenza mpagurukira kuraya. Byabaye ibintu bibi, Imana irababara. Ubu rero iri kugenda ibatwikurura. Urakoze cyane. Hanyuma Imana ni iki nijyo cyo gutwikurura abantu babivangavuza mu murimo wayo. Hanyuma Go Dance tugiye kuba kugira ngo abantu bamumenye, ni muntu ki, avuka he? Go Dance mvuka ahantu bita Rwamagana, umurenge wa Rubona, mu mudugudu wa Mabari. Ni mu burasirazuba. Ubwo abantu bo muri Rubona ubwo bahise bamenya Go Dance wari we wundi. Hanyuma uvukana n'abana bangahe? Mvukana n'abana 7. Bariho bose? Ntabwo bari bose, ari 6.
undi yaritaye yagiye mu ijoro nukora neza uzamusangayo. yego. Hanyuma ababyeyi baracyariho? Oya, ababyeyi baratashye. Pole Papa na kweli, mama baritaye. nta kundi. Yego. Hanyuma rero Godase tujye kubana n'uwo umubyeyi Godase. Hariyo umubyeyi Godase? Musabye Imana Godase. Okay, Imana ishimwe. Hanyuma Godase rero niwe tujye kubana kuri Iramiro TV, azanye ubutumwa bw'Imana, Imana ari mutumye. Hanyuma utarakora subscribe yikore, share, like, comment, usangize n'abandi, unyarukire kuri harya yacu nayo ni ihe Godase official, naho ukore subscribe kandi usangize n'abandi mu mutera inkunga Godase. Hanyuma nawe Imana iri muri we. Hanyuma Godase niki uje kubwira abanyarwanda Imana ije gutumye ku Iramiro TV? Dusogonyezo gatoya. Kwa kabiri wa Bonani Imana yaransanze irambwira ngo mbwira abantu muri uyu mwaka wa 2025, irambwira ngo ije gusimbuza abantu banze kuyumvira. Ije kubasimbuza abayumvira kuko ngo barahari. Haracyari ibintu bitarapfukamira Bayali. Ije guhagurutsa abandi bantu bo ya traininze, bo yashyize ku ikosi bakarikora neza. Ije kubasimbuza abandi bamaze kubivanga. Yego. Ije gusimbuza abandi babivanga vanze. Hanyuma urakoze cyane Godase. Imana igumugisha. Mbere yuko tukwakira ndashaka kugira ngo dusenge. Nitumara gusenga tuguha akanya uvuga Imana nkuko igutumye. Imana iragumugisha. Mana yacu, Mana ikomeye, Imana nziza, Imana nyir'ubutware, Imana ifite imbaraga. Uyu ni umwana wawe wari umwohereje. Nyemerera Yesu ubwo agiye kuvuga, nyemerera kubera mikoro wirangururire. Sinsengeye ijambo ryabwo nsengeye kuko ryabaye atarabaho. Ndavuze ngo reka kubera mikoro wirangururire, bajye kubwira ntibabingubaza amatwi, babwumve bumvire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti wapfaga mukazuka. Amen. Ni karibu. Tuganire ku ijambo ry'Imana. Mu gitabo cya mbere cya Samweli. Turasoma ibice 13 umurongo wa 13. Yego. Iryo jambo Imana yampaye ngo mbabwire. Igitabo cya mbere cya Samweli ibice 13 umurongo wa 13 aravuze ngo maze Samweli abwira Sawuli ati wafuditse ntiwumviye itegeko Uwiteka Imana yawe yagutegetse. None Uwiteka abakomeje ubwami bwawe mu Isirayeli iteka ryose. Ariko noneho ubwami bwawe ntibuzagumaho. Uwiteka amaze kwishakira umuntu umeze nk'uko umutima we ushaka. Kandi ni Uwiteka yashyizeho kuba umutware w'ubwoko bwe, kuko utumviye icyo Uwiteka yagutegetse. Amen. Amen. Dusome none muri kino gitabo cya mbere cya Samweli ibice 15 umurongo wa 2. Aravuze ngo Uwiteka Nyiringabo aravuze ngo nibutse iby'Abamaleki bagiriye Abisirayeli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda urwanya Abamaleki ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose, ntuzababarire. Ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka, inka n'intama, ingamiya n'indogo. Nuko Sawuli ahuruza ingabo azibarira Iterayimu. Dusimbuke kuri 7. Aravuze ngo maze Sawuli yica Abamaleki uhereye i Havila ukagera Ishuri ateganye na Egiputa. Afatamira umwami wabo Agagi, arimbuza rwose abantu bose inkota. Ariko Sawuli n'abari kumwe nawe barokora Agagi n'inyamibwa z'intama n'inka z'indatwa n'ibiduhagire n'abagazi n'abagazi b'intama beza. N'ikintu cyose cyiza banga kukirimbura rwose, ahubwo ikintu cyose kigawa kidafite umumaro baba ari cyo barimbura rwose. 10. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli aravuga ati nicujije icyatumye nimika Sawuli kuko yateshutse akanga kunyoboka ntasohoza amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara akesheje atakambira Uwiteka. Amen. Amen. Iryo ni ryo jambo Uwiteka yambwiye ngo mbabwire muri uyu mwaka wa 2025. Iri jambo dusomye riri mu gitabo cya mbere cya Samweli 13:13. Aha titira avuze ngo ubwira bwa Sawuli. Sawuli yarwanye urugamba anesha Abafilisitiya, ariko ngo ageze ahagira ubwira atamba igitambo mu gihe kitari cyo gutamba igitambo. Imana irababara
Imana itabimutegetse ngiragenda ngituma Samweli ngagenda namubwira ngo wafuditse ntiwumviye itegeko ry'Uwiteka Imana none ubwami bwawe buba bugumye buba bukomeje ariko ngo ntabwo bugikomeje ngo yishakiye undi ufite umutima umeze nk'uko ishaka ubwo muri make yari ishatse Dawidi Imana yaramushimye. Dawidi twese turamuzi amateka ye ni umuhungu wa Esayi ariko ntabwo ari umugore we wa mbere ntabwo avukana na ba Shama ntabwo avukana na ba Eliyabu yaraje rero akigera kuri uwo mugore ahita amubwira ati ngize amahirwe mbonye umukozi amujyana mu nama ariko yari agiye kwitoza urugamba. Hari abantu Imana ijyana mu butayu bagiye kwitoza, hari ubutayu tujye ducamo bw'ubukene Imana iri kudutoza, hari ubutayu tujye ducamo bw'inzara Imana iri kudutoza urugamba tuzarwana imbere hangaha kuko hari abantu Imana igiye guhagurutsa barwana urugamba, hari abandi bayikoje isoni ariko hari n'abandi hagurukije. Amen. Muri make abantu bari mu butayu ariko birindiye mu butayu bakirinda ibyaha Imana ije kubahagurutsa mu izina rya Yesu kuko igihe kirageze ngo muvuge kuko abandi bavuze Imana ikabaha umwanya. Aka kanya harimo benshi bamaze guteshuka bakajya mu bindi. Imana yarabibonye rero niyo mpamvu rero igiye kuza gusimbuza. Imana yarambwiye ngo igiye gusimbuza abantu banze kuyumvira ije kubasimbuza bayumviye. Muri make izanya basimbura. Imana izanya basimbura intebe wicayeho niba utarayikiranukiyeho Uwiteka aje kugusimbuza. Imana yari maye kwa kabiri wa Bonani. Hari ibyo ngenda mbona nyuma yo kurima, ibyo ngenda mbona byinshi kuko ari Imana yakoze. Hari insengero najyaga mbona zimeze nk'amabotike ajya kubona ukabona ahantu hose yagiye agafata izina akagerekaho church ariko wasengera ukabona ngo umupasiteri waho akora deliverance akora no mu mabere. Ibyo bintu Imana yarabibonye. Hari insengero icyo gikiramo agafunguza irafunga muri make nizi kuntu izagenda ifungura ariko Imana yarabibonye. Imana yacu irareba ikimikumuntu ikamuha intama ngo aziyobore aho kugira ngo aziyobora zisengere ahubwo agashaka amafaranga agashaka ibindi agakora ibiteye isoni ntasengera intama ntazigisha inzira zikwiye gucamo akarobanura ku butoni. Imana yarabibonye kuko Imana yacu ntirobanura ku butoni. Umuntu yubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Kandi ikintu namaze kubona iyo umuntu yitwaye neza ku ntebe ariyo ntabwo Imana ijya imukuraho. Narabisuzumye nsanga ntabwo Imana ntabwo ishobora kumukura umuntu witwaye neza ku ntebe. Niyo haza undi umusimbura ageze mu zabukuru agumana icyubahiro cye. Agumana icyubahiro cye. Umusimbuye mugisha inama ntabwo yareka kumugisha inama kuko aba ari kwigira ku birenge bye. Ariko iyo agusimbuye warakoze amabi nta n'inama yakugisha. Twitware neza ku ntebe turiho. Mwe mugifite intebe muriho, mugifite intebe mwicayeho. Wowe ukiririmba komeza uririmbe neza. Wowe ukivuga ijambo komeza urivuge neza. Wa mugore ukomeza witware neza mu rugo rwawe kuko abasimbura barahari. Vashiti ntabwo yarazi ko Esther azamusimbura. Hamani ntabwo yarazi ko Moridekayi ahari wo kumusimbura. Imana ifite abasimbura. Sawuli ntabwo yarazi ko Dawidi ari gutreningwa mu ishyamba ariko Dawidi ndamukunda. Nkunda Dawidi ni bucura nanjye ndi bucura. Babucura Imana igikunda gukoresha ibintu bikomeye. Babucura ndabasohoje muri kunyuma. Amen. Imana naragenzuye nsanga abantu babucura Imana ijya bakoresha iby'ubutwari nubwo bari abana banyuma ariko Imana ijya bakoresha iby'ubutwari. Imana ijya bakoresha iby'ubutwari. Babucura. Njya mbona ibintu byaje muri no minsi byo kuboneza urubyaro. Mu minsi banasigaye bavuga ati 2 3 nabo. Ariko bucura iyo icyo kintu kiba cyaraje imbere ntabwo mba naravutse. Umwana wa 7 muri no mitwe ngavuke biba bigoye mbega ibintu byarakaze ariko umwana wa 7 umwana wa nyuma abafite amateka bucura agira amateka. Rero nanjye ndi bucura mbo numva nanjye nzagera kure kuko mbona Imana nanjye ifite umugambi muremure. Iyo nirebye nkabona naho yasangejeje mbona afite umugambi muremure. Amen. Dawidi niwe wavuze ngo yibutse iminsi ya kera ndambura Imana amaboko. Dawidi nawe hari ibintu ajya yibutse uburyo Imana yamuteranije mu ishyamba yajya ataha agasanga abashama bameze neza bavuye ku ishuri wakava mu ishyamba n'ibikote akaburya umushumba ntajya arya neza. Umushumba arya ibiryo basigaje, umushumba aba yambaye nabi ariko Imana yari imufiteho umugambi muremure ko azaba umwami agasimbura Sawuli wigize ashwi. Rero hari abantu bigize ashwi bari gukora amarorerwa bazi ko bafatishije. Uwiteka aje kubasimbuza kuko banze kumwumvira. Muri make abantu banze kumvira Imana ije kubasimbuza abandi. Imana ifite abantu. Eliya aho yageze aravuga ngo ninjye muhanuzi wenyine usigaye. Imana iramubwira ngo ndacyafite 7 bitarapfukamira Bayali. Imana ifite abakozi. Ntuzirara Imana ifite abakozi. Muri make koresha igihe cyawe neza kuko igihe dufite ku isi ni gito. Ndambona igihe dusigaje ari gito.
yaravuze ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano mu byahishuriwe Yohana 22:12 dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwira ibyo yakoze. Muri make Yesu araje vuba, ibimenyetso bigaragaza ko agiye kuza byamaze kuboneka. Ikintu gisigaye no kumva impanda, kandi impanda y'umuntu iza ku giti cye. Impanda yatewe inzaho yarageze, yaragiye, ubu ntiyageze. Impanda yabari abantu bari muri ya modoka, bari abantu baheretse gupfa, yarageze. Impanda yabo yarageze, ubu barigendeye. Hagiyemo umugore mwiza cyane nabonye Imana. Hagiye abantu beza muri iriya mpanuka. Hari igihe umuntu agenda ukibaza impamvu agiye, asiga karakana keza kuri agacisha ngo mu idirishya ry'imodoka, agata hirya warapfara again, asiga umugabo n'agahinja. Ubu bari mu buzima bukomeye. Imana nta santime igira, Imana iri gucyura. Ujya mu modoka wiyejeje, uri igare wiyejeje, ujya kuri moto wiyejeje, kuko isaha n'isaha wagenda. Muri make dukorere Uwiteka dutinya. Nari ndimo mabwira ngo mukorere Uwiteka mutinya. Kwiri jambo ryarambwiye ngo Uwiteka aje gusimbuza. Na Sawuli Imana yamusimbuje Dawidi. Hari mu gitabo cya mbere cya Samweli aho twasomye igice 15 umurongo wa 2, Imana yahagurukije Sawuli iramubwira ngo inyuze muri Samweli, iramubwira ngo nagende, ngo yibutse iby'abamareki bagira Abisiraheli, ngo ubwo batangiraga bava muri Egiputa, ngo nagenda atsembe. Imana itegeka uko ishaka, ikintu Uwiteka azagutegeka uzagikora. Nigutegeka ngo byara uzabyare, nigutegeka ngo tanga imyenda uzayitange, nigutegeka gutanga inzu uzayitange, kuko Uwiteka babigutegetse azi ko azaguha ibintu. Amen. Yigitegeka Abraham ngo nagende gatamba Isaka, ari we afite yaramubonye mu zabukuru, arayumvira aragenda ajya kumutamba. Abonye Uwiteka abonye ko yamaramaje, ahita yishakira igitambo kubwo kumvira. Yo wumviye Uwiteka agira ukuntu akugenza. Jya wumvira Imana mu bintu byose. Bati genda urimbure, aho kugira ngo Sawuli arimbure, agenda arokora. Yagera ku ntama nziza akayirokora, akarimbura ngo imbi. Yagera ku mugore mwiza akamurokora. Rero abantu bagiye barokora, Uwiteka aje kubonana, aje kubasimbuza, kuko banze kumwumvira. Tugiye gusenga. Yego. Tugiye gusenga Imana, ariko wowe unyumvishe, waba uri mu Rwanda, waba uri i Bugande, waba uri i Burayi, ahantu hose waba uri, ukaba unyumvise, iri jambo uryumvire. Kuko rirakubwiye ngo ongera wumvire. Ongera usubire mu muhamagaro wawe. Ugihamagarwa wasengaga 3, none yarakunaniye. Ugihamagarwa wajya gusenga ukazamuka umusozi. Njya mbona ubutayu ntabwo bwemewe, ariko iyo umuntu azamutse arumwe nta muntu umufata. Senga mu bwenge, senga uzenguruka, wanazenguruka mu muhanda usenga ugashaka amavuta. Muri bino bihe tugezemo ni ugusenga. Imana yakunze kutubwira ngo wasengaga rimwe gire kabiri, wasenga kabiri nagire gatatu, ariko abantu bakiziba amatwi ntibumve. Ariko kwe kumvira icyo Imana ikubwira. Kadusenga Imana kubwira ijambo. Mana turagushimye. Amen. Turagushimye kuri Imana nziza. Warampagurukije uravuga ngo ningende mbwira abantu ngo bongere bumve. Kubera ko Sawuli waramuhagurukije uramwimika, ariko umaze kumwimika mu myaka 2 yitwara neza, mu yindi myaka yitwara nabi yanga kukumvira. Ariko warambwiye ngo mbwira abantu ngo bakumvire, ngo kuko ngo nibanga kukumvira ufite abasimbura. Ufite abasimbura mu makorari, ufite abasimbura mu bashumba, ufite abasimbura mu mpande zose. Uravuga ngo buri wese yitware neza. Reka iri jambo ribe imbuto imera mu mitima y'abantu. Byinshi ujye utubwira ngo dukore, kandi utubwira ibyiza gusa. Ariko na Satani abaturwanya kugira ngo tutakumvira. Ariko shoboza umuntu wese wumvishira ijambo kuryumva kandi aryumvire. Kandi abantu bose uko babahamagaye bongera basubire mu muhamagaro, bakora ibyo ushaka, kuko uje vuba uzanye ingororano kugira ngo ugorore umuntu wese bikwira ibyo yakoze. Ngareka iri jambo imbuto imera mu mitima y'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Yes, murakoze cyane umwana w'Imana kutuzanira ubutumwa. Urakoze Imana igumugisha. N'ubutane tugutumira kuri televiziyo yitwa Iramiro TV, uzongera ugaruke utubwira Imana. Hanyuma nabwo mwadukurikiye mwese tubahaye ikaze. Turabashimiye deja ikaze twabibahaye kare tugitangira. Turabashimiye, Imana ibahe umugisha kubwo guduha kanya mukumva iki Imana yabashakagaho. Hanyuma rero sangiza abandi, utakora subscribe uyikore, usangiza abandi, kore share, like, comment, byandi byose nakagaruka ibiganiro byacu. Hanyuma yarazanye ubutumwa buvuga ngo nukora nabi Imana izanye umusimbura, nukora neza uzaguma mu mwanya urimo, kandi Imana izahaguhera n'umugisha. Hanyuma Imana ishaka ko mukora neza, mugakora ibyo ishaka, mukagenda nk'uko ishaka, mukavuga ibyo ishaka, ubundi mukabana neza. Murakoze, nakagaruka. Shalom, ciao. Harya channel yawe ni ihe? Channel yanjye yitwa M Go Dance Official. Yego. Imana ibahe umugisha.